bose uzabanze ubaririmbe. Nagiye kuri korali ntazi kuririmba, n'ubu ntazi ibyo kuririmba, ariko Imana yemera ko mba muri korali, kandi nanjye ngiye kubaririmbira buri muntu wese akurikirane iyo ndirimbo. Ni korasi Imana yampaye, irambwira ngo uzagere hose iyo korasi uzayiririmbe. Ubu butumwa natangiye kuvuga mbere ya korona. Muri korona ibaye mbere Imana irayibwira ngo buriya ushobora kuba ibyo wari wabwiye ari ibi igihe kirangiye. Imana irangije irambwira ngo ahubwo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umvugire. Ndangije Imana imaze kubibwira, ntabwo nahise mbikurikiza ngo mbikore, naragumye ndiyicarira bigeza ubwo Imana rero yongera kugumaho abantu, irambwira ngo haguruka ukore, iki ni cyo gihe cyo gukorera Imana. Yesu nashimwe. Mwarimu rero, mwarimu mama w'umuntu niwe wabwiye bwa mbere, arambwira ngo Imana irambwiye ngo uzakorera Imana. Icyo gihe ukuntu nari meze ntabwo nari kumva ko nakorera Imana, naravugaga ni buri Imana kugira ngo imbeshye, kugira ngo ngume mu gakiza kayo, ahubwo integereze igihe nzapfira. Umwana we yavuze imbere y'abo bantu batanze bagira ngo mukubeshye. Icyo gihe uko nari ndi nikomeze, ni ukuri nta mwenda wo kwambara nagiraga, kurya byari ikibazo. Mu maso yanjye nari umweru, abantu benshi bavuga ngo ndwaye sida, ariko ntabwo yari sida, bwari ubukene. Byari ishuri ry'Imana, kwari ukugira ngo nige. Wenda bivuze mwagira ngo ni ukubeshya. Nari mfite umugabo 2012 aragenda, umwarimu niwe wasengeye mu mutima ku buryo ubu narasubiye mu cyaro, ariko cyane mu mujyi wa Kigali, kandi bakomeje kumbwira ngo uzakomeza kuhaba. Yesu nashimwe. Tugiye kuvuga rero mwumve, ariko ndagira ngo mbwire ababyeyi, kugira ngo ababyeyi cyane ndagira ngo mbahe ubuhamya gatoya, kubera ko Imana yarambwiye ngo ababyeyi barimo barivugota cyane. Imana n'uwo mugabo ntabwo yari akijijwe, nanjye kurumva agakerezo kwa mwarimu kubw'ibigeragezo. Ndangije nubwo nari ntarinjiramo neza, mbonye ibi bihe bikomeye, naragenda mwegera aransengera, ariko icyo gihe Imana impa ubwenge. Imaze kumpa ubwenge, umugabo arangije akajya afata akanjyana mu kabari, nagerayo agaterura inzoga akanywa, yamara kunywa akambwira ngo ningikikire, nkayikikira kuko nari maze kumvira Imana, maze kumva ko ngiye gukizwa. Yarangiza yajya kunywa, yarangiza akambwira ngo ningikikire. Ariko mwebwe hari ibibananije mu rugo rwanyu mutari kubasha kwihangana. Imana yarambwiye ngo mwihangane. Yarazaga kandi ati ngiye kuryama n'akarabye, nkamubwira nti ngwino mukarabye. Yarangiza ati abanyarwanda muri abagome. None uyu munsi wa none amaze kugenda, muri icyo cyumweru akigenda, Imana yohereza abamarayika 2, umuntu baratambagiye mu nzu, barangije barambwira ngo nta kintu na kimwe wigeze utsindwaho, nta rubanza na rumwe rwagutsinze. Ese mubyeyi uri hano, ibi kugutsinda bingana iki? Mureke turirimbe. Icyama ku maso yanjye hakaba isoko y'amarira, nkaririra umurimo w'Imana, nkaririra barimbuka ababyeyi mwasenga, mumaze kudamarara, mumaze gukumbura isi. Icyama ku maso yanjye, icyama ku maso yanjye hakaba isoko y'amarira, nkaririra umurimo w'Imana, nkaririra barimbuka abagabo mwasenga, mumaze kudamarara, mumaze gukumbura isi. Icyama ku maso yanjye, icyama ku maso yanjye hakaba isoko y'amarira, nkaririra umurimo w'Imana, nkaririra barimbuka urubyiruko mwasenga, mumaze kudamarara, mumaze gukumbura isi. Icyama ku maso yanjye, icyama ku maso yanjye hakaba isoko y'amarira, nkaririra umurimo w'Imana, nkaririra abagiye kurimbuka. Imana irambwira ngo uzagende ubabwirire beze ku kanini na gatoya, ukongera gucyura abageni benshi. Imana irangije irambwira ngo, nabajije Imana, narasenze ndayibwira ngo barezwa iki? Imana
irangije irambwira ngo abantu b'itorero basubiye inyuma cyane, irambwira ngo icyaha cya mbere iri gushinja abantu b'itorero, irambwira ngo icyaha cy'ubusambanyi cyaje ku isonga, irambwira ngo icyaha cya kabiri icyaha cy'ubugambanyi, abantu barahura bagahoberana ariko mu mitima yabo ntabwo bishimira. Imana irambwira ngo abantu babeshya abandi, Imana irambwira ngo ariko ibyo byose byicaye mu bwami bwo mu ijuru yarabibonye. Ndangije kugira agasenga Imana ndayibwira ngo Mana, ko bamaze iminsi batubwira ngo nta muntu n'umwe uzagenda n'umwenda, ibintu ndabibwira abantu mbibabwira yuko ugiye kuza gucyura umugeni, kandi abantu bose nta muntu numva wo mu nzu yawe uvuga ko adafite amasezerano yawe. Imana irangije irambwira ngo iryo jambo turarisanga muri Yeremiya ibice 18 guhera ku murongo wa 8 tugeze 13. Yeremiya ibice 18 guhera ku murongo wa 8 kugera 13. Ngiye gusoma Yeremiya aragira ngo amfashe kubera yuko nkunda gusoma narangiza nkabona bibaye ngombwa ngahuma amaso. Araza amfashe Abakorinto ba kabiri ibice 12 umurongo wa 14. Nasome mu izina rya Yesu. Yeremiya ibice 18 turahera ku murongo wa 8 kugeza 13. Ariko iryo shyanga navugaga niriva mu byaha byabyo, nzareka ibyago nibwiraga ko kubagirira, kandi igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo mbashingishe intege kandi bameze, ariko bakanga bagakorera ibyaha imbere yanjye, ntibumvire ijwi ryanjye. Nzahera ko ndeke ibyiza nari navuze ko nzabagirira. Noneho rero genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti uku niko Uwiteka avuze ngo dore mbageneye ibyago kandi mfite imigambi yo kubateza, nimugaruke umuntu wese ave mu nzira ye mbi, mugorore inzira zanyu n'imirimo yanyu. Ariko baravuga bati kurushywa n'ubusa, tuzikurikiza imigambi yacu, kandi umuntu wese wo muri twe azakurikiza umutima we mubi unangiye. Nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, mubaririze mu banyamahanga ko hariho uwigeze kumva ibimeze bitya. Umwari wa Isirayeli yakoze ikibi gishishana. Mwakire amagambo y'Imana. Tugende Yeremiya Abakorinto ba kabiri. Abakorinto ba kabiri ibice 12 umurongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu.
dore ubu ni ubwa gatatu nitegura kuza iwanyu, kandi sinzababera ikirushya. Si ibyanyu nshaka, ahubwo imwe ubwanyu nshaka, kuko abana badakwiriye guhunikira ababyeyi, ahubwo ababyeyi nibo bakwiriye guhunikira abana. Ku bwanjye nanezezwa cyane no gutanga ibyanjye, ndetse no kwitanga rwose, nitangira ubugingo bwanyu. Nubwo uko ndushaho kubakunda, ariko urukundo mwakundaga rurushaho kugabanuka. Muravuga muti ibyo byo niko biri, koko ubwawe ntiwatwemereye, ariko wagize ubwenge bwo kudutegesha mu buriganya. Mbese koko hari ubwo nigeze ngira umuntu wese Reka dukomeze. 17 aravuze ngo mbese koko hari ubwo nigeze ngira umuntu wese mubo natumweho mbakisha indamu. Nahuguye Tito mutumana na mwene data wundi. Mbese hari indamu Tito yabenzeho? Si umwuka umwe twagendeyemo? Nawe ntiyageze ikirenge mu cyanyu? Uhereye kera mwibwira yuko tubiyeguraho, ariko imbere y'Imana Kristo niwe utuvugiramo. Nuko bakundwa, byose tubivugiye kubakomeza, kuko ninya yuko ubwo nzaza ahari nzasanga mumeze uko ntashaka, nanjye mugasanga meze uko mudashaka. Kandi ndatinya yuko ahari hazaba intonganya n'ishari n'umujinya no kwirema ibice no gusebanya no kuneguranira mu rwongorerano no kwihimbariza ubusa no kuvurungana. Kandi ndatinya yuko ubwo nzaza Imana yanjye izongera kuncisha bugufi muri mwe, nanjye ndirira benshi bashumuye kera, ntibihane ibyonona n'ubusambanyi n'ibyizo n'inke bakoze. Imana nitabara itorero. Tusoreze mu Itangiriro 6 umurongo wa 13, turasoma umwe wonyine. 13. Itangiriro 6:13 haravuze ngo Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'ibifite umubiri ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi, niko Imana ivuze. Amen. Muvuga ngo Imana imumugisha ndasoma. Imana rero yarambwiye ngo hari abantu bicaye mu itorero bakoze ibyaha, barangije baza binjira mu itorero, ntabwo bigeze bihana. Irambwira ngo ibyo byaha biracyari imbere y'izina ryabo Imana. Satani ajya kubaregesha ibyo birego. Irambwira ngo bwije gusarura, irambwira ngo abo bantu ntabwo bazigera babona ubugingo. Irambwira ngo mushaka abashumba banyu mwature. Irambwira ngo hari abantu bavuye iwabo baraza, barimuka baraza, ariko iby'iwabo ntabwo bigeze babisiga. Irambwira ngo hari abantu bimukanye ibigirwamana mu nzu y'Imana, ngo kandi ibyo bigirwamana barabihanuriraho. Irambwira ngo barabibwirizaho. Irambwira ngo barabiririmbiraho. Irambwira ngo ariko iraje yatambutse, buri muntu wese arayibonye mu ruhande rwiwe.
Imana imbwira ku baririmbyi, inzanira abaririmbyi baraza bose imbere yanjye, abaririmbyi bamaze kuza imbere yanjye, ngiye kubona mbona umwana mutoya, umuririmbyi afashe icupa rya inaji, arangije ahereza umwana amaze kunywa ya inaji, mbona ahindutse umusinzi. Ngiye kubona mbona mu ntoki z'abaririmbyi harimo amacupa ya inaji, bose bari kugenda banywa. Ngiye kubona mbona bari kumanuka mu gishanga bari kuvoma ibiziba. Mu gihe bari bageze muri bya biziba nubwo bari kubivoma, ngiye kumva numva ijwi rikomeye cyane rimanutse ririmba ngo bazatinya guhinguka imbere ye, ngo bazahinduka ubwoba gusa. Ngiye kubona mbona hahandi bagiye kuvoma muri bya biziba, ngiye kubona mbona hacitsemo umwobo mu rukuta rw'ay'amazi uko yatembaga. Ngiye kubona bose bumvise rya jwi, ngiye kubona mbona binjiye muri wa mwobo, barwanya buri muntu wese yinjira muri wa mwobo. Bageze muri wa mwobo barangije ngo umwijima ukomeye cyane. Imana irambwira ngo iraje no mu baririmbyi. Imana ndangije abambere nabibwiye barambwiye ngo ntabwo inaji ari inzoga. Imana irambwira ngo uzabambwire ngo ino inaji bikorerwa mu bihugu by'Abarabu, ibihugu by'Abarabu ntabwo bizi. Imana irambwira ngo uzabambarize mu bihugu by'Abarabu, Satani ntabwo haba. Abaririmbyi mu bihugu by'Abarabu Satani ntabwo haba. Nuko Imana irambwira ngo buri muntu wese aharanire kwezwa no gukiranuka. Imana irambwira ngo uje gusarura rero ibyeze ndetse n'ibiteze. Imana irambwira ngo iyi korona mwabonye marayika yari yohereje, irambwira ngo iriyiziye, irambwira ngo ibingibi byabaye agatonyanga kaguye mu nyanja. Imana irambwira ngo inkuba n'imirabyo bigiye gukubita mu bibone, kandi guma mu rugo izagaruka. Hahirwa umuntu wese uri kwivomera amazi yo kubika. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha ngo ubutumwa Imana yampaye. Murakoze.